nk'abantu ibyo bavuga mutakoze kuri icyo kibazo cyane cyane hari nk'ikibazo cy'impunzi igisubizo mwakunze gutanga ntabwo kigeze kinyura abantu benshi muvuga muti u Rwanda ni rutoya abo bantu bazirwarize aho bagiye yenda ubwo amagambo mvuzemo ntabwo ari mwakoresheje ku buryo benshi babigize urwitwazo bikanatuma ndetse ikibazo gikomeza gukara. Iyo disikuru ya Habyarimana avuga ko ikirahuri cyuzuye bo barangira ngo ngiye ndabivuga uko ngiye numva bo babifashe uko nkurikije uko babifashe bo baravuze yenda bati icyo kirahuri niba cyuzuye turayamena tuyacagase hanyuma natwe tujyeho. Niyo mpamvu bakoze punguza none ayo mazi yuzuye icyo kirahuri baraje barayamena amenaho make kugira ngo babone n'abaho bajya. Yenda Habyarimana we yavugaga ataho kugira ngo ngira abo mpunguza hanyuma mbonaho nkira abandi reka ngerageze bamwe mbareke bature naho bari yahita ubyumvikaneho buri u Rwanda ni rutoya minzi zarwo ni nkeya resources ni nkeya n'uyu munsi uwatubwira ngo twese dutahe aduhaye amahoro ntabwo twese twabaye ndabihamya rwose ko twese tutajya kubayo. Ariko icyo nemera rero nuko rwaba rutoya rwa rugari impunzi ishatse gutaha yatahuka ariko u Rwanda ni rutoya ibyo biraboneka. Rero nimba Habyarimana yaravugaga ati mutahe abandi babishoboye bagumi iyo bari ahubwo ubwo yavuga ati mwese nimuze hanyuma dukore plan zose z'ukuntu aho mwajya wajya we n'abari mu gihugu uwashaka kugira aho ajya yahajya akaba nkuko uyu munsi aho turi tubaho yenda tuhari turi impunzi ariko hari uwahaza noneho aje gushaka nk'ubu twarahabaye turi impunzi tuvuge ko dutashye ayo mahoro abonetse ibibazo bikemutse buri muntu wese ashobora kujyaho igihe cyose ashakira. Nimba ugifite access aho wabaga ntakizakubuza kuhaguma yenda ugahindura titire yuko wari impunzi ukahaza noneho nk'umushoramari ariko ukagenda nta kibazo. Rero bo baravuze ati reka iki kirahuri ubwo cyari cyuzuye akaba tubwiye ngo ntituza kuko cyuzuye reka noneho twe twijugunyemo ibirengaho bimeneka. bahereye no kuri nyirikirahuri bahereye kuri nyirikirahuri kuvuga ngo ufashe ikirahuri cyuzuye ugafata glaso nk'eshatu ugashyiramo igikurikiraho n'iki se y'amazi arameneka glaso zikagumamo. Niko bimeze rero niko babigenje ariko kuvuga ngo bari ngo nuko bari bamerewe nabi nuko bari babonye uburyo bari bavuye gutera bari bateye muri Mozambique bavayo barazamuka bafasha Museveni barabirangiza umugani sinzi wavuze ati bari babonye uko igihugu cy'Ubugande bagishwanyaguje n'intambara ntago bari kubikora iwabo ariko bo kubera ko bari bakeneye igihugu ntago bari bakeneye abantu gushwanyagurika kwacu ntacyo byari bibabwiye rwose cyane ko bari baranababwiye ati nimutera abo muvuga ntimuzabasanga nabo bakavuga batari bo ngabo nitushaka ntituzabasanga n'ubundi n'abahutu. Bakomeza kutwereza amasasu aze aho ayohereza hariho abantu bakawereza bakatwereza ibitero hano ibyumba aho kuvuga ngo impunzi kugira ngo zitahuke nta cyakozwe wirengagiza amategeko ariho kuva muri 66. Nabonye agatabo kandikiwe muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kanditswe icyo gihe muri 79 uzareba wari minisitiri wari w'icyo gihe yashyize hamwe amategeko yose ariho agenga itahuka ry'impunzi ashyiraho arete presidentielle ya Kayibanda 66 ashyiraho amabwiriza yose yari yabaye mbere ako gatabo uzagashaka usome amabwiriza arahari kuva icyo gihe hari uwayahanaguye se cyangwa ushaka kunyemeza ko mu Rwanda ari mu bakozi ba leta ari kubikora ku giti cyabo nta mpunzi zatahutse zikurikije ayo mategeko zatahutse zinyuze zihe nzira barazihohoteye se ariko ayo mategeko ariho naho kuvuga ngo impunzi ntizitaweho uzarebe wanditse ayo mategeko yashyize hamwe niwe ubu ngubu uvuga ngo izo mpunzi ntizitaweho ngo niwe utegeka ngo abo ngabo yahunze ubwo bumwe si cyo gihe yavuga ko yahunze iki yahunze avuga iki none ubu ngubu ngo arategeka
nategeke se wateka baramwumvira koko naho ubundi amategeko ari uzareba ku gatabo bayashyize hamwe muri 79 ntibigeze bahanagura kandi rero muri ibi by'intambara twongeye kwemeza i Dar es Salaam ku Rwanda rwemera rwose ko impunzi zatahuka ku Rwanda rusaba gusa ko amahanga yadufasha kuko u Rwanda ari rutoya ntabwo ari urwitwaza ariko biragaragara u Rwanda ni ruto ariko rero ibyo ntibyabuza bashatse gutahuka bwa burenganzira bafite yuko igihe bashatse gutahuka batahuka tukaba dutegereje rero ko wa muryango wita ku mpunzi uzadufasha kubarura abashaka gutaha uzadufasha kureba abashaka gutahuka n'ibintu byangombwa bagira kugira ngo nyine bashobore kuza naho kuvuga ko abantu batitaye kuri icyo kibazo ko abashatse kuza babuze uko baza kugira ngo ntabwo ari ukuri kuzuye